Previously on BAVUKANA ATATU. Sisha ase woburiza hano gangu babigukorera nta nibitwa where you are yabizi ntago bikunda ariko mfasha ni ari umuntu nshaka kurya bo cyanze nazinkwira zirimo money chasing ampesa fira kezi Utarenge nkwita masiriye ni huyo amajyepfo nakuriye mani gazazi wacishmede hakomoka imanzi menanije utare yahuye nihariye jede wow jede utare amajyepfo ni dawe utare umwana uhavukana intare utare amajyepfo ni Parece a nherereja. Mungu manuku na ure Eyo bro, vipi? Musikitiranyi rukanga. Tuza bro, wakoze iki? Hari inyuma. Hey bro. Hano inyuma.
nditsimba ese man nditsimba Bro. Man, ariko banza umbwire peti. yo bro Bimeze bite kweli? Man, bro banza umbwire. Youngblood ibintu usigaye ubamo ni ibiki kweli? Ku buryo ugezeho noneho nawe bakwirukankana. Mbwira ukuntu wa security abantu mwahuriye byagenze gutya. bro urumva man nanjye si jewe nizataka ifone arumva binacapuye agafone ndaguruka none banyirukankanye bari kunshaka byatare ngo bamfunge bro. Yo bro Youngblood ibya bintu byawe uracyabirimo kweli? Nta n'ubu kweli ntabwo urarekura bro. Ni ibintu biri kukwicira life dore wari kuba ufunzwe nanjye utandetse. What's going on Youngblood? Ihangane ugerageze uhinduke wikosore bro. Nabikubwiye kuva kera duhura Youngblood duciringa ariko na n'ubu ngubu kweli twaratandukanye kubera wabaye busy. You need to grow up bro. Va muri izo nzira mbi. For real. urumva bro nabyumvise kabisa thanks kungira inama sinzongera kabisa nese bro wanyine nagahumbi kubona atakari zose iki niki Bro na n'ubu kweli wagiye mu rugo gatuza ukitekerezaho. oyo ngo zuma indege Ntabwo bana nabikora nabire kuko ngo uri kuninza nayo ngiye kudunda. We turaza kubona na goro. hari indi diri ngufitiye bro. Hari umupeti wanje umuhanzi bya danje ushona slang za ebana freestyle ararenze. Oya. Hago mbwirano twahurira nze kumukugezaho man muvugane urebe kuno wamuteza imbere bro. Bamwita ngo iki? Bamwita Nyarwanda. Yo bro umupeti wawe rero muze kunsanga evening kuri authentic restaurant ntuhazi? Urahazi? Ndashaje. Bro ntaribe kandi wikosore byataye komereza. Hano hantu nakubwiraga. Ahangana kuri yasara koreramo. Ni ahanga. Kuri wa Sadik. Okay, sawa. Tumwegere rero tumubaza amakuru makeya ku kirego cya murumuna we. Nimwo hano. Hano mwogoshera ngahe? Nta tarifu mwamanitse. Tarifu. Tarifu hano ni mu mujyi ariko usa nk'ubwiye igiciro hari icyo Oya ntacyo bitwaye. Tutakugoye. Ariko twashaka kukubaza. Iminsi ashe twakiriye ikirego cya murumuna wawe. Yego. Amakuru make twakubazaga. Ntabwo iminota mike ugasubira mu kazi ka ntacyo bitwaye. Birasaba ko nzimya amashini. Ntacyo bitwaye ni amakuru make duka duha n'ahari ni ibintu bike tukubaza nta kibazo. Okay. Tubwira ibintu bishya tugiye kukubaza ibyo kandi byageze gushyiramo ukuri. Mwebwe musohoye hano mugiye kumbaza muri bande mugiye kumbaza musohoye nk'abantu mugiye kumbaza ibibazo bikomeye. Ibyo tugiye kukubaza ni ibibazo bikeya tukubaza byerekeranye na murumuna wawe wowe ukadusubiza tungewe nshinzwe ibintu by'igenzacyaha mu kagari. Wowe urambwira aho murumuna waherereye ni ibintu bikeya byoroshye. Nk'uko mwari mumbajije ikibazo cya murumuna wanjye rero nanjye maze igihe kinini ntamubona ariko amakuru angeraho ambwira atafite imyitwarire myiza. Icyo kibazo nanjye sinzi ahantu aherereye nanjye umuntu aramubuze na telefone ye ntayiriho sinzi rero ukuntu twabigenza. Amaze iminsi utaha mu rugo se? Abana amaze nk'ibyumweru bibiri ntamubona mu rugo kabisa. Wadufasha kumushaka se byibuze ukamutubonera cyangwa ukaba waduha n'amakuru mu gihe aba ageze mu rugo. Abayobozi rero nanjye ngize amahirwe nkamubona hari igihe nagira amahirwe Imana ifashe nkabona araje mu rugo
akicara nkamuganiza kuri cyo harya wari umwe ngo iyi ni telefone y'umukobwa yaca ni ibirego bingahe tumaze kwakira n'abamotari arabambura arashinjwa ibyaha byo kwambura abantu arabapapura amashakoshi amatelefone yamaze y'abantu wowe nicyo ngicyo dufasha ukamudushakira nta kindi abayobozi murakoze ningira amahirwe nkabona aratashye mu rugo turicara tuganire numva ikibazo afite bibaye byiza mwaza kumpa nimero yanyu nkabahamagara mugahita musanga mu rugo tukaganira ku kibazo yateje nimero ushobora kuba watubonaho ukaduha ayo makuru ufite telefone telefone ndayifite andika 078 utarenze nkwita amasiriye ni huye amajyepfo nakuriye mani gazazi wakishmede hakomoka imanzi menani james na bad boys yabaga bro damn cyakoze rero bro umva shinde twakwamire tuwe tunabaye cyakoze nari bimana hari ibirenze se nari hari urwikiye kwese no worry man no worry komeze bro Yo, KD, bro. Yo, fresh bro. Naribi. Fresh papa. Kuri wenyine baba tipi. Shaba bandika banze kugwamo amazi. God damn. Shaba ndabona na pane bayikuyeho kabisa. Oh yeah. Shana ukuri kabisa. Don't send me that, bro. Shareka tubakinire man. Yeah. Man, ni beef gusa bro. Sha sinzi impamvu bayikuyeho bro. Ariko naribi man. Ziga basket bro. Sushona. Barahabye. Twarabahabije. Nibaza tutundemo. Ariko man reka byuza dushyireho akuka bro. Umuntu ntatahira ndabizi waje kare. Reka mwe nari man. Reka mwe nari. Ya man. Nubwo bataje man batubuza gukina man. Ya Sushona. Kuki. Black Mamba. What's up, man? Mani gusa soga twari dufite babajyama twari kubisa. Bariyo baza twari kubika man. Batinye banakoropanye bro. Bro man. Yeah, bro. Out in here. Man. Nakunda keme bro. Man kaganja kaye karyoshye byatari. Urabona ino city town irimo kuvugura cyane ubuni neza urabona ibintu birimo guhinduka byatari. Urabizi ino town ya mbere kabisa umwami yaraye muri hotel muri foko kabisa nago. Ino town irenze nago ari kuza ngo muri auditorium muze no gufata no kubasta. Mfata kubakonari benze mana abakonari bari barenze nago ari kuzana uzanye swaga hano muri bitanu zo gufata ngo mubwene nongeye no kutazi zamani man iyo bandize bajyaga kujya muri auditorium izo yatagafata agafone agakubitira umukecuru bro akambwira ati umpeti musange foko mete mujyana nizo niyo muntu wa mbere wanjyanye auditorium wa kintu bajya kubitaza icicaro no shona bakira underground fo ino ni siri ya mbere kabisa bro nani bagiye kukubwira ubu gute bimeze gute kutamfisha urabona wa manager nakubwiraga nyine utera inkunga abantu kandi twavuganye arambwa ngo tuze kumusanga hano tuvugane uri ready man I'm ready urabizi ko nabikubwiye man I'm too cool man ni straight kabisa ndi tayari ako none twanakwamiye reka tuve batatu gwa gitumba man let's keep this shit man
nakuze nyivura umupeti utare yambaye byose kwira igipeti nararwaraga wallahi kana mu muti n'amaniga yose duhura mu bireti ijoro n'amanywa smoke amasegereti ndibuka tujya kwidumba mu murima turya n'ibijumba tugurirwa tutaze gusumba kwamba n'ibijyanya ko kubirwa. Hey bro, ikangushoneshe deal man. Yeah boys. Ese ko tugira mu agent bicere. Bicere man, no so natari so gira ngo ngimishe so man, natari so. Ntabwo ari so man bro, akujya umutala mu bro. Gute se? Ureka ngo kuntu tuzikina. Wowe fata phone. Urumva man. Uragenda umukubite iyi SMS. Gute? uramubwira atandikamo nimero zanjye mbikurize uhita umukubita SMS y'igihuha nyine ubona ko ari 20,000 20k man ni so ata yaguha uhita uza twikomeze tujye kwikinira deal zacu bro man ariko zo bora mo kunyose wagiye we man kumukusunika imwe man nge mo kunshuka man genda azwi man nzwi ahantu hose bro nubizi shit ariko zo bora zadufata byatari nariye mi try man mi try riwe genda uzikine man Yo wanje ya tubafashe iki man ndashaka 20k kabisa wanje nkubikurize kabisa nimero zawe 0 8 3 5 9 yabonye ka message kashyiramo umubare w'ibanga wanje kabisa yakunze nanjye message nayibonye kabisa murakoze cyane tubifunje kugaruka vuba siko banuburiye ba muswera ko yaguswera kandi namuhaye ikimapu gifatika ubu ari ngubu ari kweli yo dashta damn man za staff nisazi man itera gucere ngubu man amafaranga sijya mba ngushone nuze man fo dore sijya mba nkubwira se sha fo wana ko fresh neza ni neza man dira on beat down rabizi nabi by'imikino izogo kabisa ana tumaze igihe dutigita n'icyaka kiba kimeze nabi fatagahombi wegenda hari haruguru nzanira akazi kuri Focus supermarket no azi biwa kanze musanga street po da sona reka mubuke fo what's up man what's up with you no siniganiza tangiye man aramubutse man shit ekana nihembe kano kantu ari kumujini mufata n1 ni mufata nahatamenya ko birangize kinge no kumubinda ahantu muswera jambi binangoye nibibaho man fuck Yes, ntabwo utegeze ngo zese ziri umutipe urimo aha ngaha then we tukurikira professor no problem Alright, boys and girls, ladies and gentlemen, kanizere ko mugikomeje kudutega yombi gatano ko kandi hanyuma nkuko narimaze kuba nabikubwira ko muri studio agiye kuba nabana n'umuvandimwe ahanga umeze neza cyane gutuza n'ibintu bya hatari bimeze neza ariko KD wagwani papa cola umeze neza I'm good professor oh yeah uyu munsi navuga ko ari umugisha kuba KD aje kudusura buriya iki cyatumye uvuga uti reka ngiye gusura professor
ya ikintu cyiza nyana professor narinje kwereka kumurikira young talent muri town kubikora neza cyane ya no mupeti wanje bamwita Dista ari muri click yanjye bita WHA mbonero no kukubwira ntabwo waruzi ko mfite click nshyashya bita WHA y'abapeti bakubita rap umujyi bawutwitse ya man ya nicyo cyakinza nyana professor. Alright, byiza cyane. So urumva ko ari izindi vibe ubutuze zitandukanye. Anaitwa Dista, wangu ni umuzigo mushyashya, right? Ya no muzigo mushyashya kabisa kandi no muzigo wa mbere akoze aranungwe cyane ari gutwika sana bro. Wow, byiza cyane. So nuvuga ngo areka twitege gwenda ko Dista tuzagira igihe nawe tukamuzana ukamutuzanira tukaba twamuganiriza. Ya Dista nubundi naindi hanze ndimo ndamuhamagara ntabwo yabashije kuboneka twari kuba tuzanye twari dufitanye gahunda ariko bibaye ngombwa ko ari nje wizira kuko ntabwo yabonetse ya man for real hari ntabwo nari kweka kumuzana. Twavuga ko uri umwe muri management ya Dista, ya Dista is under my condition for real. Right now reka twumve indirimbo nshyashya gutuka kwa Dista bayise gute KD agatambaro kumwana kari hehe brand new song. New music now. Agatambaro kumwana kari he kahise kajya he kakahiruware ruwara magana he ndavuga hibutari. Agatambaro kumwana kari he agatambaro kumwana kari he kahise kajya he kakahiruware ruwara magana he ndavuga hibutari. Kari nidunyerezaho kari umuntu uri bucira isiri ndamukaraga ibiceri tureba ukuntu tureba hati cyangwa se gusa agakora umuti ndumva hakonje ni nk'iyaranje tureba ukuntu dutwika ibiti mu mufuka afite ikibiri dufite faya muri pocket agatambari ukabibisa ubutimba kaguze muri supermarket just wanna be rich fake niggas bashaka kundusha bench fake niggas bashaka kundusha bench kandi muri top ari nyakoje mu mwijima muri kangitonje muri rigida gutera punch muri rigida gutera punch Leo Rastaman imba meze nka Peter Tochi say now tell me what they gonna say now brand new music boys and girls, ladies and gentlemen, right now agatambaro kumwana cyangwa se n'agatambaro gutuka ku ndirimbo nshyashya ya Dista turi kumwe right now na KD right now muri studio zacu batanaga kandi ni indirimbo by the way numvise nziza yangomye wow ino ndirimbo mwikoreye mu Rwanda mwikoreye where yeah this KD design on the top Nanga street yose ni origin street nicyo turimo turakora man navuga ko ari kimwe muri mu gikorwa kigiye kongera kuzana indi respect cyangwa se akandi gaciro cyangwa se navuga gute kwisubiza agaciro abahanzi bari baratakaje wenda mu myaka 10-15 yarishize ya niyo gahunda dufite ubu ngubu turi kuzora Butare yari yarazimye urumva man niyo gahunda dufite muri make twatangiye click yanjye abapeti barashona nk'uyu nguyu nkuzaniye hari n'abandi ndimo ndashaka abandi ndimo ndarokrita for real werekana impano kuva Southside namin tugere no ku isi hose bro tugire no ku isi hose birashoboka neza cyane. Anyway arimo tugana ku musozo n'icyo usaba batuteza amatwi right now abanyarwanda bari hirya no hino kuri Dista indirimbo y'enshyashya afite hano hanze agatambaro k'umwana hanyuma tugushimire kuri uyu mwanya wawe. Ya ndagushimira kwanza professor ikintu mbasaba abanyarwanda Astrida intara zose KGL badushyigikire badutera ingabo mu bitugu icyo dukeneye nta kindi n'akazi turi kugakora kandi I hope bizagenda neza inshallah. Anaitwa Dista hanyuma n'indirimbo y'enshyashya agatambaro k'umwana hanyuma kigitwa turi kumwe nawe right now KD asante sana kuza muri show appreciate hanyuma kadufata pause gato tugaruke mu kanya dukomeza na show ya Itapi Peasy real men real amazing right now.
Fresh man, calm down. Relax man, nigga, relax. Bawitonze man. Dore wa mu manager yasema amagara ngo tujye kumureba. Ahubwo nari nakubuze man. Utese muziye man. Nari nakubuze man. Wagiye kuzana ziya amasaha izana. Ibintu wangoye nabibonye turapasura ugomba kumpa igipande. Amafaranga arari wewe wigira ikibazo ahubwo tujye kureba manager. Utese man, no se tujye kureba manager man wo. What's up? Yo, fresh bro. Swear man, cool. Uyu ni wa mutipe nakubwiraga. Wowe mutipe bro. Wa mutipe w'umuraperi. Kandi twahuye kare bro. Sinabikubwiye se? Yamanda. Nari mukuzaniye rero ngo muvugane. What's up boy? Cool man, you're cool. Yeah, straight man. See you swagging. Yeah man, cool. So spit song I can hear. Yeah. I'm a grown-ass man from the NGO, man. Real top shout out for the gang. Put out to the crew, we a gang. Rap a pow with the swag. Put up to the city, whole gang. Shout out to the black creep with the gang. Shout out to the OG for the real bags. B-side with the real gangs. Shout out to the bangs, man. That's how we go, man.